Waramutse si? Naramutse Pazo. Nzi ko muramukiye mu myenda. Ntibuka ko imurika ry'ibihangano ry'imidera rejo. Sha ndabizi. Nzi ko kutajya gutegura uko bizagenda urabona hari igihe ufite. Sha Pazo nduva mpangayitse pe. Kandi mfite n'ubwoba menya ngiye no kubivamo rwose. Kwiki? Kubivamo se kubera iki? Uzi ukuntu nashyuhije sakwe? Bose bari tayari kuri none ngo bivemo. Pazo mfite imirimo myinshi hano mu rugo ngomba gukora. Ntabwo ndi bugeye rwose. Ariko ubwo nta n'isoni ufite si? Ubwo urumva ari impamvu? Iyo myenda abanye kumesa ari kujya gutegura ibintu bizagende neza. Sha erega bumva mfite n'isoni. Ukuntu nakwerekana imyenda nakoze imbere y'abantu bose bazi ibyo Frank yankoreye. Humura rwose si? Ntabwo ibyabaye rwose bigomba kukubuza kugera ku nzozi zawe. Aya ni amahirwe ubonye ugomba kuyakoresha neza sibyo? Sha ntabwo byoroshye rwose. Ahubwo nyine igihe ugendere kabe nkumesera imyenda. Ariko uri kwikinira Pazo. Have sha ni mese ndacyafite imyenda myinshi ntegereje. Egeraho yewe. Ndakubwiye ko abakobwa bazi kumesa bonyine. Ahubwo sinshaka kongera kukubona hano. Jya kwitegura ugende. Menya ndi kurota hari. Pazo ni wowe uri kumfasha gufura. Liberata. Karame. Egera hino nkubwire. Ese ubu ntugiye ku kazi utinzera? Oya ntabwo ndatinda aracyari kare. Dore wahindurije n'umupira wambaye. Ugira ngo ubwira bwanjye ari cyo butankoresha. Ubundi se simbita nshyiramo igisorobeti cy'akazi. Yego, ariko ugomba kuva mu rugo usa neza. Cyane rwose. Ahubwo urakoze umugore wanjye. Naho ubundi nashaka kumenya niba hari ikintu ukeneye guhaha ngo usigire amafaranga. Yewe, nta kintu numva gikenewe hano. Iby'ingenzi byose birahari nta kibazo. Isaha noneho. Kandi ndagira ngo usabe imbabazi ko byabaye ejo hashize. Nta kundi nyine nabonye utarashatse kumva ibyo nakubwiraga. Ubwo ntegereje igikurikira. Buriya rero nubwo nagiye ndakaye, nyuma naje gutekereza neza nsanga waravugaga ukuri. Urashaka kuvuga ko wahinduye igitekerezo wari ufite cyo kugurisha inka ngo tugure umurima? Cyane rwose Ribera. Ubwo se niki cyatumye wumva ko ari byo n'ukuntu wari wansembeye wanze kunyumva? Erega bari umutumwe wigira inama yo gusara, ntiwigira inama yo gutekereza. Kandi si byiza gutsimbarara ku kintu utumvise mugenzi wawe. Yewe Karisi, ni ukuri biranshimishije kumva warabitekerejeho. Burya kugira umugore w'umunyabwenge ntako bisa. Ariko yewe nawe ngo bajya ku kazi ibindi turabivugana. Fiston, Karame papa. kururiya mufuka w'umuceri nyuma y'urugi ushyira ahagaragara. Gira ngo nuremere se papa. Ese uwo mwana arizwa n'iki? Sine. Karame. Niko Sine. Karame papa. Uwo mwana wamuhojeje. Ntako nagize rwose nagejeje kumuheka ndamuzembagiza ariko yananiye. Cyangwa yarambiwe mu mugongo. Ubwo se ntashonje. Ari gusakuriza abakiriya kandi bigaragara nabi muri business. Aracecetse. Nibeze guko mbigenza byanyobeye. Ubundi se ko ariyo yayo. Ubu iyo witwara ariko ukaba umukobwa w'umutima ntubyara ufite imyaka 15. Wari kuba uri muri ibyo byose? None se ubu njye wabisemo papa. Erega Sine. Babajwe nuko abandi bana mu ngano ubu bari ku ishuri wowe ukaba uri kurera umwana kandi nawe urundi. Ntabibona impamvu umugabo wa mama wawe atashoboraga ko kwihanganira. Ni uyu mwana uhora arira kandi nawe udashoboye kumwitaho. Papa ugomba kumenya ko amakosa abaho kandi umuntu wese yayakora. Ariko ntugahishikira amakosa kandi ari wowe mukuru Fiston. Ariko papa nawe ni amakosa yawe. Ngo iki Fiston? Utagiye kubingerekaho? Akanakumira. None se papa, iyo utaza gutuma umuryango wacu usenyuka ntitwari kuba tubanye neza twishimye. Sine nawe ameze neza atari muri ibibazo byose. Ewe, ibyo uvuga nibyo Fiston. Narahemutse rwose gutuma umuryango wanjye utatana. Basabye imbabazi kuba narabatereranye. Shandi umva nashyushye. Umva ikanti wese ukuntu ejo bizagenda twerekana style Simbi yakoze muri standi. Yego pe tugomba kubakorera umutiyani. Umva kabisa nta kuntu tutazabemeza muri iriya murika ry'imideli. Noneho muzamwirebera ukuntu nituririmba. Abantu bose bazahita baza kutureba. Umva icyo kintu ni ingenzi. Ahubwo dore Pazo nawe arahageze. Ahubwo ni sawa noneho. Bite se wangu? Ni sawa Pazo. Shangize Imana mwese ndabasanze muri kumwe. Ariko aracyo nshaka kubabwira cyane cyane ubani. Kubera iki se ngewe se twigendere. Ahubwo se Gigi ari hewe? Gigi ari gukorana na papa aho bari gusudirira.
ariko si ubundi wabaye iki Pazo? nanjye ndibazara. mumbabarire icyo ngiye kubabwira nakagombye kubona nakibabwira hakiri kare. Ikise. habaye igize Pazo. ariko njyewe ndabona ahangayitse. Pazo rega aho muratubwire nta kibazo. Pazo yabaye kira. tubwire neza. Ani Karame. nashaka kugusaba imbabazi mbikuye ku mutima kubera ibyo nigeze gushaka gukorera igihe ngusanga iwanyu mu rugo wenyine. Pazo. wagezeho noneho wumva ikosa wakoze? Ani bya byose byaterwaga n'imyumvire mibi nari mfite ku bakobwa kandi bura rwose Frank nawe yaranshukaga. ntabwo nari kubona nagerageje gushaka kugukorakora kuko rwose ntabwo bikwiye. yabaye ikira. munyumve neza ni ukuri byabaye kuri Simbi byampaye isomo niyo mpamvu numva ko ntawe ukwiye kubahuka abakobwa. urampa imbabazi se Ani? ako se ndarota cyangwa? oya Ani nzi ko ibyo nakoze rwose bitari bikwiye. Aha sha Pazo. Ni ukuri rwose ni byiza ko wasobanukiwe amakosa wakoze. Sha Pazo ndakubabariye pe. urakoze cyane rwose Yani kandi rwose namwe mbasaba imbabazi mbikuye ku mutima. Mfasha Anike se yaba yakubabariye twe tukanga. Turakubabariye Pazo. turamubabariye rwose. murakoze cyane rwose. Yana Gigi nakwemeje noneho urabona iri dirishya nakoze ukuntu rigoreye neza nsigaye ndi umuhatari kabisa. Muhatari wahe njyewe urabona iri gare nasudira intebe yaryo neza. Sha ibyo ari byo byose ndakurusha mu kazi ntabwo wanyigerereza. Kanya kwiyemera se nyine uyoboye ko njye nkugoboka nawe byagucanze. Wapi mwana reka tuvuge ko tunganya. Se basha mwarangije gusudira intebe ya rya gare ry'umukira ko bagiye kuza gutwara igare rye. Karangije. Ubu se mwamwariye mute ku buryo mwamwarangije mukamwatangiye n'akazi? Reka je ntabwo njya ndya saa sita. Nanjye ni ibintu menyereye pe. Nabera nibwo bwa mbere mbonye abajene batakunda ibiryo. Ibi nabari danje Papa Valentin. Ahubwo ngiye akazi nagomba gukora nakarangije. Ngiye kuba ngiye ku kigo cy'urubyiruko. Ariko rero mugomba kumbwira impamvu mutarya saa sita. Kuko inzara y'abana nkamwe ndayizi. Erega nitubyanga kuko twabibonye. Ahubwo ni kashi ziba ari ikibazo. Kandi byiguhangayikisha Papa Valentin twarabimenyereye pe. Oya ngomba kureba ukuntu najya mbaha amafaranga make ku munsi kuko mwakoze pe. Byibuze mukajya muguramo amafunguro ya saa sita. Ako kantu kabisa Papa Valentin waba utubyaye pe. Mwiza ndumva amajwi yacu none ari guhura neza. Ubushize ukuntu twaririmbaga byari bisekeye. Noneho mazi niyo mvuko nari byiza arumirwa. Ngo yaraje mazi ngwino wumve. Bite se mwana imyitozo muyigeze he? Imyitozo ni atari manzi. Ahubwo usanze turi kwibaza impamvu watinze. Sha nyine nari nyifite akazi ko gukora. Mwarangije kurepeta se? Twarangije ahubwo igisigaye no kurepetana nawe uvuze ngoma twumva ukuntu bimeze. Ibyo byo biroroshye. Ko ingoma sana ku kigo cy'urubyiruko ari nyinshi twayishaka. Ahubwo nimusubiremo numva ko bimeze neza. Ibyo nabyo twagiye mwe. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Niba ko kumunda. If you got love, show it. Da-da-da, da-da-da. Umva, nimurekere aho nabyumvise muri abambere. Ahubwo reka mbabwire ikintu nekereje. Iki se manzi? Tugomba gushaka izina rya groupe yacu. Ubuse twite ngukira. Twite tunyugunyugu duto. Reka tunyugunyuga abantu nkatwe ahubwo tuyita abantu. Ayo mazina yose muri kuvuga arasekeje. Kandi tugomba gushaka izina ryiza rikurura n'abafana ku buryo bizajya biborohera kurivuga. Nyamara utunyugunyugu duto ni keza kandi ni gatoya. Oya yewe ahubwo tuyite manzi n'inshuti z'ikirenga. Kubera iki zagomba kujyaho izina ryawe? Erega ninjye muyobozi wanyu rero bigomba kumvikana ko ari ngewe. Akira ni envelope harimo indi myenda yani. Ireka tuyambe neza ko yameza kugira ngo bitware gutoranya iyo buri wese azambara. Ahubwo se yani imideli nakoze kuri utwo dukanzu n'amashati y'abahungu urabibona gute? Shani myiza yose maze kabisa je imyenda yawe bazayikunda n'ukuri. Reka mbyizere pe kuko rwose nakoze iyo bwabaga ngo nkora ibintu byiza. Umva we uzi ibintu byambayeho mu gitondo byagenze gute se? Wari wabona paza amesa imyenda? Ngo paza amesa atese ubwo ego ko nyine yasanze ndi kumesa mu gitondo. Arambwira ngo nimbireke abari ubifura. Ego ko ngo ngenze gushyira ibintu ku murongo hano mu kigo cy'urubyiruko umva numiwe. None se nibyo ko kubwiye iyo myenda yayimeshe cyangwa yagira ngo uze gusa? Umva nawe ra yahise anyigizeyo rwose arayimesa. Ahubwo menya n'iyindi mirimo yose nayisigaje gukora nayo yayigiyemo akayikora. Genda umva bitangaje. Uzi ko nanjye nsabye imbabazi ku byo yakoze cyagiye ashaka kunkurakura ku ngufu.
uravugisha ukuri shana nawe paza ari kumbera mushya pe uzi ko amaze guhinduka ni nanjye numiwe pe kabisa narebye ukuntu yansabye imbabazi ameze ndavuga ni paza yarahindutse rwose twizere ko nta kandi gashya azongera kudukorera. mwana pazo twagira ngo uri marayika nsigaye nziranye na Yohana cyakora shanda byishimiye kabisa. Reka gusaba imbabazi burya ni ngombwa iyo wakosheje kagabo. Cyakora nibyo gusa byanunguye pe. Gusa mwana neza yakutayipunze kuko nazisajya mbikuye ku mutima kabisa. Oya mwana rega mba nguserereza. Cyakora warindutse kandi ni byiza pe. Asante bro. Ugira ngo se bura ntiwamfashije cyane mwana. Nubwo natinze kumva inama zawe. Ariko warakoze kabisa kagabo. Rega buriya ni igihe kiba kitaragera. Ubu none wamenye neza ko abakobwa n'abagore bakwiye kubaho. Yego sha, ubu nasobanukiwe kabisa. Iyo nze kubona hitwaye nabi sinari kubona ariko mu kipe akabuto cyangwa ntwaye n'abantu. Izo ni ingaruka nyine wahuye nazo. Hako byose byabayeho kugira ngo bikwigishe. Ese ubundi kagabo. Yo, wanyibushiye ndirimbo ni kuzaririmba wenyine. Reka ngumvishe ntari. Nshaka kuvuga ijambo tarakwiriye kumva uri inshuti yanjye oya ntabwo usanzwe. Ese ubundi ndarwanya n'iki nyikumvisha amani ko n'ubundi ntazayiririmba nahisemo kurimbana na Sawa. Ntawamenya mwana. Wazanaririmba n'ahandi cyakayidwa twese tukayiga mwana. Ahubwo ibyo ngibyo kabisa. Hako nge nta kikimariye pe. Ariko mwana usigaye urenze. Umuntu yandikira indirimbo wenyine. Ufite imana kabisa kagabosha. Arakoze bro. Anchwi Gasaro ikoga inana ya mama itwaga cyitwa Bishuri. Ariko abakiriya b'uyu munsi bagiye he ko rwose noneho umunsi ugiye kurangira nta kigenda. Wabona bari buze mu kanya guhaha ibya nijoro papa. Reka mbe nicariye ahangaha imbere y'umuryango ndebe ko nabarembuza. Sine umuhaye Gasaro wumve mufashe. Akira. Saro. Ariko papa uzi ko Gasaro musa tudasasindize kurusha. Nukuri mufitanye agashusho pe. Ubuze ukuntu numva nishimye ko mbafite. Nubwo nagiye mbahemukira. Ubuse nanjye wishimira ko mfite papa. Nta kwishimira se n'umwana wanjye Sine. Nubwo ngira ngo nkakurakarira ariko ntibikuraho kuri uwanjye. Sibyo? Umpora nifuza ibyo nakoze. Kubera iki se papa? Buri iyo nza kumvira mama wanyu tugashyira hamwe. Ntabwo twari kuba twaramaze kiriya gihe cyose tutabana nk'umuryango. Oya papa, ibyo byararangiye ntukabitindeho rwose. Ubu se mama yo ko atigeze agerageza kubuza umugabo wo kwirukana Sine mu rugo rwe. Oya Fiston, aho kugira ngo yongere asenye urugo rwe, mwaza nkabarera kuko ndi papa wanyu. Kandi nawe warakoze kubona warabonye birukanye mushiki wawe ukamunambaho mukazana. Ukuntu nibazaga aho nzakiza n'umwana wanjye. Oya muhumure noneho ubu muri wanyu. Ikindi Fiston, wowe ugomba gusubira mu ishuri. Sine wowe ubu nukuzareba nibishoboka Gasaro yamaze gukura tukareba ko wasubirayo. None se nabigenza gute nakundi? Ahubwo muzi ko tutigeze tumenyesha mama wanyu ko muri amahoro. Ubundi si ubwo ni ngombwa. Ni ngombwa nyine. Ni ngombwa rwose. Ubu urumva mama wawe adakeneye kumenya ko tumeze. Ndabizi uhora cyamurakariye ariko ugomba kumva ko nta kundi ari kubigenza. Indirimbo ni nziza rwose ndacurangitse neza pe. Uretse gata ahubwo umvani iyi ndirimbo tuyicuranze gutya na Centura byumva gute? Hazagira igihe mvutsitse intege gusa humura ni wowe mwana nkunda ibyo bidaswi undi kure ni nk'intebe yicaye mu busa turi kumwe ni nk'ijoro ribonye umucyo. Mwana ndumva bijyamo neza kagabo. Ariko nimukansetse ubu surumva indirimbo twayishyira muri iyi njyana ikajyana n'imyenda tuzaba turi kwerekana. None se ubundi katari defile tuzaba turimo ni ngombwa ngo bijyane n'indirimbo. Ariko nimukavuge gutyo Valentine. Ubwo urumva nakwemera ko bacuranga ibi bintu.
ntugakabye rwose njye numvaga injyana ari sawa. Pazo tureke kuburana dupfa ubusa rwose. Tware pesa bihagije tugomba kuzaririmba iriya ndirimbo kuriya nta bindi. Kagabo bite? Sawa mani manzi. Siko muburana abantu bose bakumva ibyo muvuga. Umusore witeye mu kiganiro gute koko? Ese simwe muganira mubwira isi yose. Kagabo iyo njyana ushaka gukora nayumvise rwose ni sawa. Ratu yikomereza. Umva nta mpamvu yuko dupfa ubusa mani. Niba mutayishaka ntayo nzakora ariko niyo yari nziza tu. Kagabo ariko ntukabe fake. Uzi uza kubura niko ushaka guhindura ibintu. Yari guhatiriza paka mwikoze mwese. Manzi ntawagusabye kutugira inama va hano kwanza. Kagabo ratu bitekerezaho neza niba kwifatira.